ntamba uri ikintu nakoze n'ubutaha ukemera ko umuvugizi w'iri torero rimwe ukaba utazi ibyaba igihe cyose ugifite icyo ukora uri kuri lisite y'abantu ngomba kuvuga mpagaze ku maguru yanjye abiri sinzagusaba imbabazi ukabonye uvuga ku gihe ko ugihambiriwe mu isi kiba gihambiriwe ngo no mu ijuru sinzi ukuntu nabyumvishe ariyo mpamvu bavuga ko ntashobora kubona ubugingo ndarahira Imana ihoraho utari mu mpamvu zatuma mbura ubugingo mbaye mbukwiye ariko nta bazi nkusabiye ukagira n'ibyo umenya nabyo ni byiza nshobora kubaza nkuko ntakubaza ariko kukuvugaho nzakuvugaho n'ejo nabyuka nkuvugaho n'ibyavuzwe muri space zitandukanye nimpuguka nzaza nongere nkuvugeho sinkusabye imbabazi rwose ko akazi kanjye ni ukuvuga ndagusabira umugisha w'Imana. I ask for a blessing of God. ndagusabira umugisha murahazaho mwirirwa mutanga amafaranga umuntu aza gusa ikibazo ni ikibazo nibaza ni na logic umuntu ukugura ngo tanga amafaranga yose ufite nurangiza ndaguha umugisha asubiremo. for the blessing of God. nta bukene buzakuza. No poverty will come upon you. urimo urajugunya ubukene bwawe. ni amateraniro n'inzu mwakoreragamo ni amateraniro y'inzu twakoreragamo naho ibikorwa byo kwakira amanama y'abashumba n'abandi bose turakora amanama ibikorwa by'itorero n'ingamba z'itorero zirakomeza turazikora. Okay. hari ikintu cya nyuma nshaka kubaza nakomeje kukivuga kenshi nkoresha n'amashusho yawe. Yego. Nubwo ari amafaranga uvuga ko wayahaga abakene nk'uko ubivuga kuki wavugaga ko amafaranga atangwa n'abakristo bayaha undi mukene barimo gushyira ubukene bwabo ku gitebo ngo babuhe undi mukene? Ugize neza ko ari wowe unambajije iki kibazo. Naje hano kubaza nk'umunyamakuru. Yego. Twari mu materaniro asanzwe haba umudamu ushima ko umugabo we yafunguwe. Yaramaze hafi amezi 6 afunze. Noneho avuga uko umugabo we atari akijijwe none arashima Imana ko yateye intambwe amusanze mu gakiza. Aravuga rero mu gihe cye yarafunze uwo mugabo byaramugoye cyane kumugemurira gutunga umwana kugaburira ku minervare y'abana akoresha ibihumbi 3 ari byazunguza bakabijyamo akabivuzamo umwana icyo kintu cyahise kiba shoke ku mutima wanjye. Nahise nkora mu mufuka wanjye wa costume nari mfite sora amafaranga yose nari mfite n'igihe wa mbere wabanje kuyamuha mu maboko ibihumbi 100 maze kubimuha mu maboko yiwe ndasubira aho narindi. Abantu babonye jewe nta nkozi icyo gikorwa cyo gufasha uwo mumama atararangiza no gushima ko navuze ngo umugabo wari hano yari hano araza barahagararana. Abantu baraza bazana imyenda bazana inkweto bazana ibintu byose niba munyumva ikibazo cyanjye cyabazaga ngo kuki mwakoresheje amagambo yitwa kuko inkomoko yo gushima nta n'impamvu yo kujya mu buzima bw'uwo muntu ngo tujye kuzana yari ubundi bizana mu kindi kibazo ariko nabajije ngo kuki bo kuvuga ngo nimushyire ubukene bwanyu hano noneho ubwo bukene turimo gushyiraho ari bwo amafaranga mukabuha undi mukene kuko uwo muntu yari umukene byensiri impamvu yafashwaga. Kuki mwakoresheje amagambo y'ubukene nta yandi magambo bibiri yigera uburyo yakumvikanisha ko turimo gufasha tudatanze ubukene ahubwo dutanze ubutunzi bwacu? Hakaswe n'ubu nkibaza. Ndashaka kugusubiza kuko umbajije kuko iyo wenda uza kumva amagambo yose navuze narangije byari kuba byiza cyane wenda bakase ahantu navuze ngo jugunya ariko ntibavuze iyo context yose y'amagambo n'amajambo nasomye muri Bibiliya ntago bayavuze avuga ko gufasha agendanye n'umukene hahirwa abakene iryo jambo hahirwa abakene ngo kandi ufasha umukene niko Bibiliya ivuga ufasha umukene nakoresheje ijambo riri mu migani ufasha umukene Uwiteka azamugorera kandi ntazakena icyakabiri ntazakorera abagufi niko ijambo ry'Imana rivuga. Nyakubahwa Bishop ikibazo ayo magambo yose navuze barayakasa
barayakase. ndongera ikibazo cyanjye nkigorore nyakubahwa. Niba Bibiliya ivuga ko Yego. ufashije umukene azagororerwa kandi atazakorera abagufi cyangwa abakene, mbese nawe azakira, kuki atari yo wakoresheje ugakoresha ijambo rivuga ngo nimujugunye ubukene bwanyu hano? Narayakoresheje ahubwo bakase nibujugunye. Ariko ubwo wabyumvise? Ariko ibiri ku ruhande nibivugwa. aha, ibyo biri ku ruhande tugize amahirwe urabivuze, ariko no kujugunya ubukene ni wowe wabivuze. Yego. Uranyumvise? Navuze iryo jambo kuko biri muri Bibiliya. Ntabwo ari ibyo nihimbiye. Bibiliya iravuga ngo tujugunye ubukene. Gufasha abakene ntazakena. Exactly. Ufasha abakene ntazakena. Bibiliya ngo ntabwo azakena. Ufasha abakene ntazakena. Ikibazo cyanjye ndagisubiza. Ubujugunye ubukene kuko utazakena. Ndabivuze ubujugunye ubukene kuko utazakena. Nyakubahwa, iyi video wabayifite mwongere muyizane mu magambo yawe nk'inshuro zigera kuri 5, ukomeza uvuga ngo jugunya ubukene bwawe hano, ukakomeza kwa kundi muvuga mwanima ntuza. Iyo ni repeat yagiye ibaho, kandi mu by'ukuri si bifite umurongo ngenderwaho kuko jewe ntabwo reka ibintu turimo turabiganira, ariko iri jambo kurikoresha birasaba ko umuntu ubyumva abanza kumva n'ikindi kiganiro cyose. Noneho niba hari umuntu wabonye amakuru atumvisha ikiganiro cyose, aravuga ko iyo ushaka ko abantu baha umukene amafaranga yabo yagira ubukene. Ndagira ngo wumve muri communication birasaba ko twumva ikiganiro. None ubwo tutumvise ikiganiro cyose twumvise ubukene. Kuki ukora communication ituma usiga irembo rituma tubona tubifata uko twabibonye, kuko tutabonye umwanya ubishaka hose. Ndaguha urugero. Ari igihe abanyamakuru twandika titire, kambaho urugero inkuru yabayeho abanyamakuru cyangwa abandi barayibuka. Nyakubahwa Honorable Tito Rutaremara yahoze akora muri Croix Rouge aregura. Munyamakuru arandika kuri titire ye ngo Rutaremara umuvunyi mukuru yeguye. Icyo abantu twese tujya kureba, twarebaga impamvu yeguye mu muvunyi kuko niho azwi. Ntabwo twarebye muri Croix Rouge tutari tu. Ariko bituma kwegura byabaye n'uweguye n'umuvunyi, ariko hari ahandi hantu yeguye. Umuntu wasomye iyo titire bwarakeye akajya abaza abantu tuwabaye umuvunyi ninde, kuko yamaze gusoma ko yeguye. Bivuze ngo niba warakoresheje amagambo ndi bwite ngo yanima, ariko agatuma abantu babona icyo bavuga, nicyo cyatumaga nibaza icyo. Reka ibyo tubyihore kuko sinimo gutanga ikiganiro ndimo ndabaza. Reka mbaze ikindi kibazo mbere yuko abandi hano babaza ibibazo ukabasubiza kubikurikije wenda ku byasigaye. Yego. Njya mbivuga mukabitera urwanya n'usha no mu kiganiro mugisubiramo. Iyo twiga gukomezwa mu Rangirikani tuma Bibiliya. Inkuru nyinshi muri Bibiliya zivuga ko ukuboko kw'iburyo iyo gutanze ukw'ibumoso ntikubimenye. Yezu ngo ari ahantu runaka akiza umuntu ariko aramubwira tugende kandi ntubivuge, ariko ntiyaceceka. Birumvikana niko abantu tumeze, ntitujya tubasha rimwe na rimwe kurinda amasezerano cyangwa kubera ibyishimo. Uvuga iki? Kuko barajyaga gusengera umuntu uvamo abadayimoni, ukesitara kamera ikerekana siporo yazigwa bahambira cyangwa umugabo aturufuze, mu gihe kwa muganga bashyiraho rido yari muri sare. Biriya bintu byo gusengera kamera ngo n'abataje babone ukuntu abazimu bamvuyemo, byo bivuga iki? Iyo ugize neza kumbaza icyo kibazo kugira ngo wenda n'undi wese abyumve, iyo umuntu arimo kwigisha ijambo ry'Imana ntabwo uba wumvishe n'umuntu watewe na dayimoni cyangwa se umuntu urwaye igicuri. Bisobanuye ngo hashobora kuba haje umuntu umaze imyaka myinshi aterwa n'indwara y'igicuri, bakaba bamuzana mu materaniro yambaye neza, atari n'umunsi wenda wo gusengera abantu, icya kintu kikamufata ko ni uburwayi umuntu adakontorora.
bamara bw'igicuri ni uburwayi umuntu adakontorora. Ni ukuvuga ngo uwo muntu icya mbere kifata umuntu ni urwa rufuzi cyangwa se ikintu kuko niko umurwayi w'igicuri amera, cyangwa se ndimo kwigisha bakabona bamuzanye inyuma yanjye aho wa muntu ameze, ndimo gutanga ijambo ry'Imana wenda ntaratangira umwanya wo gusenga, kuko hari byinshi twasengeraga. Hari n'abantu bavuga ngo muze kuwa kabiri, kuva kuwa kabiri hari icyumba cy'abantu kiri hariya hanze abantu bazaga aho nkwiye kubasengera mu buryo buri pasono, n'abafite indwara n'abahambiriye baje bafite ubusazi n'ibindi. Bivuga ngo ntago byabaga ari ikintu cyateguwe ngo kamera iraza kujya inyuma y'umuntu ngo ufate umuntu waguye. Oya, hari twakoze n'ibitambaro duha protokole in case haramutse hagize umuntu wagize ikibazo uwo ari we wese, barebe ukuntu bashobora kumufasha no kumutwika. Reka nguhe urugero ibyo nagwa facte zazo reka ikibazo cya na Bishop ibyo ari byo byose sinzi ihangane ufata iminota 2 umubaze ikindi kibazo, hanyuma abandi nabo kubona umwanya nabo kubaza. Reka ndasoreza kuri iki nta kindi. Ikibazo bazaga iyo uwo murwayi yabagaje mukabona kwaje kamera yiwawe yamuvagaho cyangwa yamugumagaho, ukajya ukamubaza avuge bya bindi ngo abazimu bamuteye, ugaha mikoro umubyeyi we ngo avuge uko yafashwe n'ibindi. Ibyo bintu biratunguranye n'umuntu uciye muri kamera, cyangwa byaramufataga kameramani nawe mwese ukamwerekezaho mikoro mukamubaza mukamuvugisha. Kameramani nagomba navuganye nawe kuko uwo mwanya ndi mu mwanya wo gufasha abantu mu buryo buri spirituel. Ngera umwanya wo guhugura abakameramani, nkagira n'umwanya wo gufasha buri muntu wese mu mwanya we muri task afite. Bivuga ngo ntabwo ni kimwe n'ukuntu abantu bajya muri parliament bakajya gufotora umuntu w'umudepite asinziriye nkaho atigeze aryamye iwe mu rugo. Ntabwo kameramani wamufashe kandi bakabyereka muri televiziyo no muri social media baba bavuganye n'uwo muntu wasinziriye cyangwa se undi mu president mu kindi gihugu runaka. Ibyo twese turabibona. Nuvuga ngo hari igihe kameramani ashobora gukora amakosa. Reka mbikubwire ariko nari narangiza gatoya kuri icyo ngicyo. Ariko iyo jewe naje, iyo nafashe umwanya wanjye wo kwicara ngo ndebe amateraniro, muri ako kanya ndabahugura nkababwira ngo ibi ngibi mukureho, ibi ngibi mukureho, sibyo kandi ntimuzongere gukora iki ngiki. Hari igihe umuntu ashobora, ari nabo nirukanye mu kazi, harabo nirukanye yewe nyakubahwa none kubera icyo. Yego, noneho kankubaza amashusho asatyo ari kuri website yari iyanyu n'ahandi, niba wemera ko byakorwaga kubera accident, kuki kiriho mutayasiba? No, byaranahinduye kuri website zacu. Hari byinshi byavuyeho. Nafunze niyo nabazaga nk'ibikiriho. Oya, narayifunze, yari ku mazina yanjye. Iyo YouTube yari iriho ibyo ngibyo, narayifunze. Mutesi murakoze. Natakaje abantu barenga 110 ba followers kuri YouTube kubera ibyo ngibyo. Byabaga biriho nyine, byabaga bidakwiriye kuko bwabaga ari uburyo butarimo kubaha abantu. Bishop nicyo nabikoreye kubera ko nabo ngabo babikoze, narabahanye nabyo ndabihagarika kuko nabonaga ni nko ubwira umuntu gukora iki nawe akaza gukora iki. Ngewe ndasoreza kuri iki ngiki cyongira. Bishop, ntabwo ndi bugusaba imbabazi kuko kuri jewe nk'umunyamakuru nta cyaha nakoze cyangwa ikosa, kuko inkuru ukoraho comment ntabwo nayitangaje, nayiganiriye n'uwari intumwa yawe, mwanakoranye ikiganiro nabonye yakoze n'ikindi. Ariko icyo nshaka kuvuga ubu ko ntagusabye imbabazi, ntabwo nzajya mu ijuru koko. Nta bugingo buhoraho mfite. Ikintu cya mbere nabivugiye, burya sinkwanga kandi nta rwango rumba muri jewe. Ni nayo mpamvu navuze hari ikintu cyitwa gutera intambwe, kuko nagize n'amahirwe bamenya ko uri umukristo, menya ko usenga. Ndavuga rwose niba ari mwene data dufatikanye urugendo rujya mu ijuru, kuko mu by'ukuri hari ikintu kibaho wumva umuntu avuga ukabona ko ari nko gutandukira. Sinzi niba ari ibitekerezo uba watanze, ariko yaramize ngo bantumye. Rero iyo umuntu akubwiye ngo bamutumye, mu by'ukuri numva ko ari nk'ikindi kintu gihari nasobanukiwe icyo ari cyo, kuko yambwiye ngo bamutumye.
ngo bantumye ngo ngubaze kuko yabanje no kunyereka ama message bantumye niba bagutumye reka ndeke kujija cyangwa se kugira ikindi kintu wenda cyajijisha abantu mu buryo ubu cyangwa ubundi. Ntabwo yewe mvuga ngo nanezerwa ahubwo nuko twazabana mu bwami bw'Imana. Niyo munezero wanjye kuko nicyo duharanira twese. kandi Icyanezeza nuko uri tubana mu bwami bw'Imana. Amina Mutesi urakoze cyane uranyuzwe Bishop. Ngewe Scovia nta mbabazi nsaba kuri iki nakoze. N'ubutaha ukemera ko uri umuvugizi w'iri torero rimwe ukaba utazi ibyaba, igihe cyose ugifite icyo ukora uri kuri lisite y'abantu ngomba kuvuga mpagaze ku maguru yanjye abiri, sinzagusaba imbabazi. Kabonye uvuga ku gihe ko mu gihambiriwe mu isi kiba gihambiriwe ngo no mu ijuru, sinzi ukuntu nabyumvishe, ariyo mpamvu bavuga ko ntashobora kubona ubugingo. Ndarahira Imana ihoraho kutari mu mpamvu zatuma mbura ubugingo mbaye mbukwiye, ariko nta mbabazi nkusabye. Ukagira n'ibyo umenya nabyo ni byiza. Nshobora kubaza nkuko ntakubaza, ariko kukuvugaho nzakuvugaho, n'ejo nabyuka nkuvugaho, n'ibyavuzwe muri space zitandukanye nimpuguka nzaza nongere nkuvugeho. Sinkusabye imbabazi rwose kuko akazi kanjye ni ukuvuga, ariko nawe ubwo ufite space uzajya uza wisobanure cyangwa uceceke. murakoze mwanyuzwe. Reka tuganire tugiye kujya Bishop. Uracyafite umwanya? Hari abantu bafite wenda ibibazo bashaka kubaza bake, ariko ndahiriza abantu bake